orevo mu ndimi z'amahanga. Tudatinze ndagira ngo nsabe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri atwakirira abashyitsi tunatangira n'umuhango waduteranije hano. Bakoze Innocent, mwaramutseho, mwakoze kwitabira ubutumire bwa Minisiteri y'Uburezi kugira ngo muze tubagezeho byavuye mu bizamini bya leta uyu mwaka. Hano rero hari ibyiciro bitandukanye by'abantu baje kwifatanya natwe. Twishimiye kwakira nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi uje kutuyoborera uno muhango, ariko hari n'abandi bayobozi b'ibigo bishamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi. Hari umuyobozi wa REB yabasuhuza. Ariko murambabarira gato, nari muzanye kuba Minisitiri w'Uburezi, hari ntekereje ngo uko muzi niko n'abandi wenda bamuzi, nawe nyakubahwa nagira ngo muhaguruke musuhuze abantu bari hano. Turi kumwe kandi n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, Paul Mukunzi. Turi kumwe n'abashyitsi bakuru bandi nakagombye kuba nahereyeho. Hano turi kumwe n'abanyeshuri bakoze neza kurusha abandi, yaba abarimo barangiza amashuri abanza ndetse n'abakoze ikizamini gisoza icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Ndagira ngo bahaguruke nabo badusuhuze. Turi kumwe kandi n'ababyeyi babo, dushimira cyane uburyo mwabafashije, baje babaherekeje, nawe mwahaguruka mugasuhuza abantu bari hano. Turi kumwe n'abandi batumirwa twatumiye dukorana mu burezi butandukanye, zaba inzego za leta, z'abandi dufatanya mu kazi gatandukanye, nabo ndagira ngo bahagurukire icyarimwe badusuhuze. N'abandi rero bari hano muhawe ikaze, ntawe duheje muri uyu muhango, mwicare mugwe neza, niko mu Kinyarwanda bavuga. Bakoze Innocent. Murakoze. Ngira ngo mu buryo bwo gucunguza umwete, ngira ngo twatangira tugaragariza abari muri uyu muhango uko igikorwa cy'ibizamini cyagenze ndetse n'umusaruro wavuyemo, kugeza tugeze naho turi buhembe abatsinze neza. Murakoze. Murakoze cyane abayobozi bo mu nzego z'uburezi, babyeyi, banyeshuri ndetse bari hano muri isare ndetse n'abadukurikiye. Nagira ngo nongere mbanze mbasuhuze, kandi ngira ngo ntangire nishimira ko tubonye uno mwanya kugira ngo tuganire ku musaruro wavuye mu bizamini bya leta byakozwe muri uyu mwaka. Ndahera ku mibare rusange kugira ngo twese tubanze tumenye amakuru ko ibizamini byakozwe, ndetse hanyuma nkurikizeho uko abanyeshuri bacu bakoze, hanyuma nyuma yaho turaza kujya mu muhango bari buze kutumenyesha wo guhemba abanyeshuri bacu bitwaye neza kurusha abandi. Ku bijyanye n'imibare rusange, mpereye mu mashuri abanza, mu banyeshuri bakoze ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza, uyu mwaka hakoze abanyeshuri 203 n'abanyeshuri 98, bakaba ugereranyije n'umwaka w'amashuri ushize, bakaba bariyongereyeho abanyeshuri bariyongereyeho 15%. Bivuze ko ari ikintu cyiza ko n'imibare y'abanyeshuri bacu hariyongereyeho abanyeshuri 15, ntabwo ari 15%, sorry. Bivuze ko
ntabwo ari nubwo atari imibare itandukanye cyane ariko nanone twishimira ko ari imibare igenda yiyongera. Hanyuma umubare w'amashuri yakoze mu bizamini bya leta ubu ngubu yari amashuri 3718, yiyongereyeho 78. Hanyuma aho ibizamini byabereye muri uno mwaka, abanyeshuri bakoreye kuri centre cyangwa se ku mashuri bakoreraho ibizamini 1117, yiyongereyeho amashuri 20 ugereranyije n'umwaka ushize. Hanyuma tugeze ku cyiciro rusange cyangwa se ordinary level, mu mibare rusange ubu ngubu dufite abanyeshuri 143,871 biyongereyeho Murakoze. Hanyuma ku mashuri twari dufite yakoze, ubu ngubu twari dufite amashuri 1,871, yiyongereyeho amashuri 72. Hanyuma abanyeshuri bacu bakaba barakoreye mu mashuri cyangwa se mu masantere 693. Hanyuma ku bijyanye n'uburyo amanota abarwa, ibingibi byo turabimenyereye grading system yacu. Hanyuma nagira ngo mpite mfata umwanya tujye noneho kurebera hamwe uko abanyeshuri bacu bakoze, duhereye mu mashuri abanza. Nkuko nari nabivuze mbere, abanyeshuri biyandikishije mu gukora ikizamini ni abanyeshuri 203 n'abanyeshuri 98. Hanyuma abanyeshuri bakoze ni 222,21. Hanyuma abanyeshuri bakosowe neza na 201,955. Hanyuma abanyeshuri bageze ku ipimo ngenderwaho cyangwa se abo tuvuga ko bafite pass, ni abanyeshuri 195,463 bahuye n'abanyeshuri 96.8% by'abanyeshuri babaye, ni ukuvuga abanyeshuri bakoze kandi bagakosorwa. Hanyuma tugiye mu masomo, uko amasomo akorwa, tubona ko muri rusange abanyeshuri bakoze neza mu masomo atandukanye, gusa nyine biragaragara ko hakiri imbaraga nyinshi zikenewe gushyirwa cyane cyane mu masomo y'imibare ndetse n'icyongereza. Hanyuma nagira ngo nkomereze kuko abanyeshuri bacu bakoze mu mashuri ya secondaire cyangwa se muri ordinary level. Abanyeshuri biyandikishije mu gukora ibizamini muri ordinary level ni abanyeshuri 143,871. Hanyuma abaje gukora ikizamini ni 143,227. Hanyuma abakosowe neza ni 143,157. Hanyuma abageze ku gipimo ngenderwaho ni 134,245 bahuye na 93.8%. Turebye muri rusange uko amasomo byagenze, nabyo tubona ko muri rusange abanyeshuri bakoze neza, uretse amasomo amwe nka physics, ndetse nk'uko twari twanabibonye no mu mashuri abanza, n'ayandi ajyanye na science, harimo biology, harimo chemistry ndetse n'imibare, bigaragaza nyine ko hari aho tugomba gushyira imbaraga zihariye.
bivuga ko rero iyo twese dukora kino kizamini cyangwa se iyo tureba ibi bizamini ntabwo tuba tureba amashuri gusa cyangwa abanyeshuri, ahubwo natwe twese tuba twireba. Niyo mpamvu tuba twakoze ino mibare kugira ngo turebe neza uko abanyeshuri bacu bakoze, ariko nanone tunarebe ahashyirwa imbaraga, ibyakozwe neza tukabyongeramo imbaraga, ariko n'ibitarakozwe neza tukabikosora twese. Hanyuma rero nyuma yo kurebera muri rusange uko ishusho ihagaze, nagira ngo twongere twibukiranye uburyo abanyeshuri ndetse n'ababyeyi baza kureba uko bakoze. Hari uburyo bubiri muzi dufite kandi tumaze kumenyera. Uburyo bwa mbere ni ugusura urubuga rwa NESA, tumaze kumenyera narwo, hanyuma abanyeshuri tugakurikiza amabwiriza, hanyuma tukaba twashobora kureba uko buri wese yagiye akora. Ariko nanone hari n'ubundi buryo nanone bw'inyongera, aho umunyeshuri akoresha ubutumwa bugufiya kuri telefone, aho nabwo tumaze kubimenyera, aho yohereza kode ye, hanyuma kuri 888884, hanyuma akaza kubona uko amanota ye ahagaze. Ikindi ngira ngo nanone turangirizeho ni uko abanyeshuri bashyirwa mu myanya. Nk'uko mubizi, abanyeshuri barangije ikizamini cyo mu mwaka wa gatandatu cyangwa se cyo mu mwaka wa gatatu, abakoze neza bajya mu mwaka wa kane. Hari rero aho baba barasabye kujya, cyangwa se hari abo tuba twarabashyize icyo twita placement. Ngira ngo nabyo turebere hamwe. Ikindi nanone twibutsa ko mu mwaka wa kane ndetse no mu mwaka wa mbere abanyeshuri bajyamo ni abanyeshuri bashyizwemo na NESA. Bivuze ko nta mwarimu cyangwa se nta muyobozi w'ishuri ushyira umunyeshuri mu mwaka wa mbere cyangwa se mu mwaka wa kane. Hari uburyo buhari bwo kubikora. Utanyuzwe naho yashyizwe, hari uburyo bwa appeal bwashyizweho, ariko nabyo bikorwa na NESA. Hari aho tujya tubona ababyeyi bavuze bati umuyobozi w'ishuri yaduhaye umwanya, cyangwa se reka duhamagare minisitiri cyangwa se duhamagare uwundi. Aho ngaho ntabwo ariko bikorwa. Twifuza ko kugira ngo hazeho uburyo bwa transparency cyangwa se uburyo buboneye bwo gushyira abanyeshuri mu myanya dukurikije uko bakoze ndetse n'uko basabye, bisaba ko tubikorera muri systeme yabigenewe. Hanyuma tugiye mu mibare, abanyeshuri bazajya mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, abazajya mu mashuri biga babaho ni abanyeshuri 14,957. Hanyuma abashyizwe mu mashuri twita day schools ni abanyeshuri 180,425. Hanyuma ku bijyanye n'abanyeshuri bo mu mwaka wa kane, abashyizwe mu mashuri biga babayo cyangwa se boarding schools ni abanyeshuri 65,159. Hanyuma bazajya muri day schools ni abanyeshuri 71,893. Muri abo ngabo 52.8% nabo mu burezi bw'ibanze rusange. Hanyuma 40.5% ni abazajya mu mashuri yisumbuye ya technique cyangwa se technical secondary schools. Hanyuma abo muri TTC bose bajya mu mashuri ya boarding, bakaba bagizwe na 4.7%. Hanyuma n'abazajya muri associate nursing program nabo kubera uko gahunda iteye, abanyeshuri bose bajya muri boarding schools, nabo ni abanyeshuri 325 bagizwe na 0.2%. Hanyuma
abajya mu isomo mbonezamwuga rya accounting nabo ni 2,882 nabo bahwanye na 1.8%. Abadukurikiye rero hari abari hano muri sale bayobozi nahangaha icyiciro cya mbere kirangiriye aho twarebaga muri rusange uko abanyeshuri bacu bakoze ndetse n'uko abanyeshuri bacu bashyizwe mu myanya. Ubwo nasubiza ijambo umuyobozi wa gahunda tukajya mu cyiciro cya kabiri gikurikiyeho. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, ku ishusho rusange mutugejejeho yuko abanyeshuri batsinze ndetse n'uburyo bazashyirwa mu myanya mu bigo bitandukanye. Nibutse ko ari abadukurikiye bari hano, dufite n'indi mbaga y'abantu benshi badukurikiye ku buryo bw'ikoranabuhanga bwa YouTube. Uyu ni umwanya rero mwiza tugezemo wo kubaza ibibazo by'amatsiko cyane cyane ku itangazamakuru turi kumwe naryo hano, kubera ko ridufasha muri byinshi by'umwihariko mu burezi bw'ibanze. Itangazamakuru ryagiye riba inkingi ya mwamba mu kwihutisha gahunda nyinshi ziba mu burezi. Uyu ni umwe mu musaruro rero wa sekta y'uburezi, ariko n'abanyamakuru babigizemo uruhari, kubera ko iyo bandika inkuru zigaragaza ibyo turi gukora n'igikwiriye gukorwa, nabyo ni umusanzu baba batanga. Ngira ngo habaye hari ufite ikibazo cyangwa se ibibazo by'amatsiko, ni umwanya mwiza wo kubibaza. Abayobozi bari hano bose barabasubiza. Ushobora kubaza ikibazo kimwe ukavuga ushaka kukibaza, ariko ntibikuraho ko abayobozi bose bari hano bagusubiza. Murakoze. Turagenda dufata ikibazo kimwe. Murakoze, nitwa Denise Mbabazi Mpambara, nkora Radio 10 na TV10. Hari bazo nari mfite nshaka kubabaza. Nitwa Denise Mbabazi Mpambara, nkora Radio 10 na TV10. Hari bazo nashakaga kubaza, harimo icyambere kijyanye n'uburyo bwo guha abana ibigo by'amashuri bigamo aba batsinze. Mbere ntago twabonaga abayobozi y'ugo aribo bajya guhitamo abana, ariko ubu ntago ariko bikimeze. Kuva aho byahindukiye n'uyu munsi ndagira ngo muze kuduha ishusho, mutubwire ese byatanze iki, byatanze uhe musaruro. Ikindi kibazo nshaka kubaza nuko twabonye ko imibare y'abana bakoze muri senior 3, urebye imibare ko bagiye batsinda n'amasomo batsinze, amasomo ya sciences ubona ko harimo intege nke. Biterwa n'iki? Aho ntibya biterwa no kuba mu bihe bitandukanye hari abagiye bavuga ko batabona uko bakora practice ku bigo by'amashuri. Murabikoraho iki? Ubwo mubijyanishe no mu mashuri abanza, aho primary imibare ndetse n'icyongereza batatsinze neza ku kigero cyo hejuru. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisita, mubinyemereye twafata ibibazo nka 5 tukabona gusubiza. Murakoze. Nge nitwa Kayizo Jean de Dieu, nkora muri RBA. Ikibazo nge ndabaza ni mbere na mbere no gushimira ko twabonye ko abanyeshuri batsinze ku kigero gishimishije muri rusange. Ikibazo ndi ubaze ni kijyanye n'abarimu. Hari no gahunda iherutse gushyirwaho na REB yiswe nzamura bushobozi. Kugeza uyu munsi abarimu bayirimo ubu ngubu bari muri examen, baracyari kwigisha ariko navuga. None ejo bundi barahita batangira amasomo, barahita batangira umwaka w'amashuri. Ni ukuvuga ngo ntibigeze baruhuka muri icyo gihe cyose abandi bamaze baruhutse. Abo barimu ubu bazabasha gutanga umusaruro ko batigeze baruhuka. Ikindi nabonye REB yari yakitanzeho umurongo ejo mutangaza ko hazatangazwa amanota yavuye mu bizamini biheruka. Abarimu bagaragazaga cyangwa se batarakora bagaragazaga ko ikintu cyo gushyira abarimu mu myanya ari ikibazo, batarashyirwa mu myanya, bavuga bati bigezehe.
ariko wenda REB yakongera ikabamara impungenge ko aho bigeze cyangwa se niba byakozwe. Murakoze. Murakoze. Hari ufite ikindi kibazo? Murakoze, nitwa Nkotanyi Alan Gashiramanga, ndi umunyamakuru kuri B+ TV Rwanda. Nagira ngo muze kutubwira ku inota fatizo, ariko munatubwire muri ibizamini ku mpande zose, yaba ari primary yaba ari O level, byanga byakunda ari ukuntu abanyeshuri batirisha. Mutubwire abagerageje gukopera iyo mibare ihagaze gute, nayo muitugezeho kugira ngo tuyimenye. Murakoze. Twumvise izina neza. Nkotanyi Alan Gashiramanga kuri B+ TV. Ikibazo kimwe gusa ubundi tugasubiza ibyabajijwe. Murakoze, nitwa Jean Paul Maniraho, nkorera RBA. Nabonye uyu mwaka bakoze bariyongeraho abanyeshuri 15, ntabwo twabiherukaga, ahubwo twari dukunze kubona imibare igabanuka. Muratubwira icyabaye, niba hari impamvu y'iryo yongera ry'imibare y'abakoze ibizamini nicyo bisobanuye mu burezi. Icyanyuma nashaka kuvuga, twabonye abana bazajya mu kwiga babamo bavuye mu mwaka wa mbere, imibare ari bake cyane, ibihumbi ngira ngo 14. No kubera iki? Ni uburyo bwo gukomeza guteza imbere ibitari boarding schools cyangwa se niyo myanya ihari? Murakoze cyane. Murakoze. Mubinyemereye nyakubahwa minisita ndetse n'abandi bayobozi bari hano mwadufasha gusubiza bino bibazo byabajijwe. Murakoze cyane. Ababajije ibibazo, nagira ngo mpere ku cyabajijwe na Denise. Yabazaga ati mbere abayobozi bazaga guhitamo abanyeshuri, ariko se ubu ngubu bimeze bite? Ubu ngubu nkuko nari nabivuze kare, uburyo twahisemo nuko abanyeshuri bahabwa amahirwe yo guhitamo aho bifuza kujya kwiga. Hanyuma nyuma yaho uko bikorwa, y'abanyeshuri bamaze gukosorwa, abanyeshuri bamaze guhabwa amanota, dusubira inyuma tukagenda tureba abakoze neza kurusha abandi bagahabwa aho bahisemo bwa mbere, bityo bityo. Iyo hatabonetse agahabwa aha kabiri, cyangwa bikongera bigakomeza gutyo. Impamvu tubikora gutyo ni ukugira ngo buri munyeshuri wese ahabwe amahirwe kuba yajya kwiga aho yifuza mu gihe yakoze neza kurusha abandi. Ntabwo twumva ko byaba ari byiza ko haba hari amashuri amwe yiharira kategori y'abana runaka, ahubwo tuba twifuza ko abana bose b'Abanyarwanda mu buryo buri transparent bahabwa amahirwe yo guhitamo aho bajya kwiga. Hari igihe birumvikana umunyeshuri yoherezwa kwiga aho atari yahisemo bwa mbere, ariko ibyo nyine biba biterwa n'uko icyambere imyanya ihari ndetse n'uko yakoze ugereranyije n'abandi. Ariko tuba twifuza ko abanyeshuri bose bagira ayo mahirwe. Hari amasomo ahabwa umwihariko, nk'abanyeshuri bajya kwiga inderaburezi cyangwa se TTC, aho hashize imyaka twarahisemo ko abanyeshuri bakoze neza kurusha abandi babyifuza bajya kwiga muri TTC, bajya kwitegura kuba barimo. Muranabizi ko twanashyizeho n'uburyo umunyeshuri wese ugiye kwiga mu nderabarezi ahabwa 50% by'uruhare rw'ababyeyi ku mafaranga agenewe uruhare rw'ababyeyi ku ishuri. Ibyo rero impamvu tubikora no kugira ngo abanyeshuri bacu beza babe bashobora kujya mu mwuga w'ubwarimu. Aho ngaho haba hari amashami afite uwo mwihariko, ariko nabwo ahabwa ababyifuza bagize amanota menshi kurusha abandi. Ariko muri rusange icyo tuba twifuza nuko abanyeshuri bose bahabwa amahirwe angana mu gihe bashyizemo imbaraga bakabikorera. Hanyuma urongera urabaza ku kijyanye na sciences, aho twagiye tubona ko
abanyeshuri batakoze neza kurusha uko twabyifuzaga, nubwo performance muri rusange yazamutse across the board. Ahangaha ndetse ukavuga ati byaba bihuye n'ikibazo cy'ibikoresho ndetse n'ibindi. Ahangaha of course ibikoresho ntabwo byari byagera aho twifuza, bijyanye n'amalaboratwari ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze mu mashuri ntabwo twari igera ku rwego tubyifuzaho, ariko tugenda tubyongera buri mwaka, ari science kits ari ndetse n'ibindi nabyo bigenda byiyongera. Ariko ahangaha ntabwo gusa abanyeshuri ntabwo navuga ko ari cyo gusa, hari n'ibindi bibazo byinshi tugomba gukomeza gukoraho. Hari ugukomeza gufasha abarimu bigisha science, hari gukomeza gushaka imfashanyigisho, ariko hari no gukomeza nanone kugenda tuvugurura content twigishamo. Tuzakomeza rero kubishyiramo imbaraga. Icya mbere nuko iyo twakoze zina assessments dusubira inyuma tukareba ese twakoze dute, abanyeshuri bakoze bate, ariko nanone iyo ibizamini birangiye turongera tugasubira inyuma natwe tukibaza, ari twebwe abashinzwe uburezi, ari abarimu bigisha, ari abagenzuzi b'uburezi, twese tugasubira inyuma tukareba icyo twakosora cyangwa se icyo twakomeza gushyiramo imbaraga. Ariko nyine ikigaragara ari imibare, icyongereza ndetse na science ni ibintu bikeneye gushyirwamo imbaraga across the board. Ari ukureba uko tubyigisha, ari gufasha abarimu, ari no gukomeza gushaka ibikoresho byifashishwa mu mashuri. Hanyuma Akayezu Jean de Dieu yabajije atese abarimu bakoze muri gahunda nzamurabushobozi. Ahangaha nagira ngo mbanze rwose nshimire cyane abarimu bakoze muri gahunda nzamurabushobozi. Nongera kuvuga ko iyi gahunda nibwo bwa mbere yari ikozwe ku rwego rw'igihugu igashyirwamo abanyeshuri benshi nk'uko twabibonye. Impamvu ni ukugira ngo abana bacu babe bahabwa amahirwe yo kongera ubumenyi, cyane cyane mu bumenyi bw'ibanze cyangwa icyo twita foundational skills. Ku banyeshuri batoya bo mu mwaka wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu, cyane cyane tukaba twibanda ku mibare no ku ndimi. Ahangaha icyo twifuzaga ni uko tugira gahunda iri elaborate, abanyeshuri bacu bakaba bahabwa ayo mahirwe yo gukoresha iki gihe cya vacances, bakongererwa ubwo bushobozi. Hirya no hino mu gihugu abanyeshuri nk'uko wabivuze turacyari gukora ikizamini cya nyuma, kubera ko ijya gutangira twabanje gukora ikizamini kibanza, abanyeshuri bajya muri iyo gahunda. Ubu ngubu turi gukora ikizamini gisoza kugira ngo turebe uko abanyeshuri bashoboye gufashwa. Abarimu rero babikoze ni abarimu bitanze, bakoze neza, nagira ngo mbashimire. Ariko nanone ikindi twakwibuka nuko iyi ni gahunda yamaze ukwezi kumwe, bivuze ko ntabwo yamaze vacances yose. Tukaba rero twumva ko abarimu babikoze badufashije, bakoze akazi keza, ariko nanone tukaba twumva ko ari gahunda yari nziza, ni gahunda yari ingenzi yo gukora kandi twagombaga kuyikora. Tukaba twumva rero ko nta mbogamizi nyinshi cyane zari zikwiye kuba igihembwe rigitangira bakongera gusubira mu ishuri. Hanyuma vugaga batari bashyizwe mu myanya, abarimu nk'uko mubizi habanje igikorwa cyo gukora ibyo twita transfers, kugira ngo abarimu bifuza kuba bava aho bigisha bakajya ahandi babanze bafashwe. Aho ngaha naho nituza kubona umwanya nabwo hanyuma iyo abarimu bamaze guhabwa izo transfers, noneho tuza gushyira mu myanya abarimu bashyashya. Wenda ndamutse nihuse cyane nababwira muri rusange uko bw'ibanze, uko iki gikorwa turimo cyo gushyira abarimu mu myanya kiri kugenda. Abarimu bashyashya 700
mu mashuri y'incuke nako abarimu 754. Hanyuma mu mashuri abanza ubu ngubu hamaze gushyirwa mu myanya abarimu 1526. Muri abo ngabo harimo abarimu basanzwe 1026, hakabamo abayobozi b'amashuri 14. Hanyuma hakaba n'abandi twita accountant secretary. Abangaba bakaba ari abayobozi bazafasha amashuri abanza. Muzi ko amashuri abanza ubundi yarasanzwe afite umuyobozi w'ishuri gusa. Amashuri abanza nuko ko amashuri abanza adafite icyiciro cya segonderi. Ahangaha twashyizemo ubungu tumaze gushyiramo abo bayobozi bungirije abo accountant secretary 466 bazajya bafasha abayobozi b'amashuri. Ahangaha nabwo tukaba twumva ko ari ikintu cyiza kubera ko nabwo n'ubwa mbere bitangiye kuba mu buryo bungana gutya, tukaba twumva nacyo ari ikintu cyo kwishimira. Hanyuma mu mashuri yisumbuye ubungu hamaze gushyirwamo abarimu basaga 1400, abarimu 1125. Hakabamo abandi bakora mu buyobozi bw'ishuri bagera kuri 87. Hanyuma hakaba harimo noneho n'abandi abo twita abayobozi bungirije bashinzwe amasomo n'abashinzwe discipline bagera kuri 237. Iki ni igikorwa kigikomeza turi no gukomeza kunoza kugira ngo abarimu bashyirwe mu myanya hanyuma bazatangire kwigisha mu gihe umwaka w'amashuri uzaba utangiye. Wakoze kubaza, nagira ngo nkoreshe n'uwo mwanya kugira ngo mbabwire ibiri kuba, ariko nituza kubona umwanya turaza no kuganira nanone kuko igikorwa cya transfers cyagenze. Hanyuma ku byo Nkotanyi Alan Vanessa amfashe kubisubiza. Hanyuma mugenzi wacu wo muri RBA ntabwo nafashe izina neza wabajije ikibazo, yabajije ati ese abanyeshuri bariyongereye murabivugaho iki? Buri mwaka rimwe na rimwe ntabwo imibare yose, ntabwo imibare ibingana y'abanyeshuri bakoze ikizamini, ariko icyo tugenda tubona nuko igihe iba yegeranye. Ariko nanone ibyo turi kugenda tubona nuko uburezi bwacu buri gukura, abanyeshuri bagenda biyongera mu mashuri yacu, ndetse ibyo bikaba binajyanye na gahunda nyinshi z'uburezi ziriho. Hari gahunda yo kwegereza amashuri abanyeshuri. Murabyibuka ko mu mwaka w'ibihumbi muri cya gihe twari muri lockdown twongera umubare w'amashuri, hongerewe amashuri arenga 650 yongerewe ku mashuri twari dusanganywe. Bivuze ko rero amashuri ari kugenda yegera aho abanyeshuri bari. Ibyo ngibyo byatumye abanyeshuri bashobora kuza ku ishuri kandi ndetse bakaniyongera. Hari gahunda yo kongera amashuri ya tekinike, ibyo nabyo byatumye tugira abanyeshuri benshi. Ikindi nanone hari imbaraga turi gushyira mu mashuri y'incuke, ibyo nabyo bituma tugira abanyeshuri benshi. Bivuze ko rero muri system yacu hari izo gahunda nyinshi zigenda zituma abanyeshuri biyongera. Ikindi nanone hari na gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ya school feeding program, ndetse muzi ko turi no kugerageza kongerera imbaraga muri gahunda ya dusangiye lunch. Nizere ko muri mwese mwagiye mubona posts hano hatandukanye. Nizere ko mwarangije gukanda akanyenyeri kugira ngo dukomeze gushyigikira abana bacu. Iyo nawe ni gahunda idufasha kugira ngo abanyeshuri bacu nabo bakomeze kwiyongera. Tugenda tubona ko rero imibare y'abanyeshuri igenda yiyongera, bikaba rero bitanatangaje ko n'abakora ibizamini nabo hari igihe tubona ko iyo mibare yiyongereye, ndetse tunizera ko ari imibare izagenda yiyongera even in the future. Hanyuma arongera abaza ati ese abana bazajya muri boarding schools ko ari bakeya, ese byaba ari uguteza imbere day schools? Abanyeshuri bajya muri boarding school tubanza gushaka kureba imyanya ihari. Hagomba kubanza umukoro wo kugira ngo turebe ese tubaza abayobozi b'amashuri, ndetse tunajyayo tukareba ese ni iyihe myanya ihari ikeneye abanyeshuri, hanyuma tukaza gushyiramo abanyeshuri dukurikije nk'uko nari nabivuze kare uko bakoze, aho bifuza kujya, ndetse n'imyanya ihari. Icyo twifuza rero cyangwa se icyo twagerageje gushyiramo imbaraga uno mwaka ni ukugira ngo
abanyeshuri bajye mu myanya koko ihari kugira ngo twuzirinde ubucucike muri boarding schools. Iyi myanya rero niyo myanya ihari, ariko nanone tugenda tubona ko ndetse n'amashuri yacu atari boarding nayo agenda atera imbere, tukaba twifuza nayo kugenda tuzagenda tuyongerera imbaraga kugira ngo abanyeshuri bacu bashobore kugira choices nyinshi, ari abahitamo kujya muri boarding schools cyangwa se n'abajya muri day schools babe bakwiga neza. Murakoze, nagira ngo nsabe umuyobozi wacu wa NESA adufashe cyane cyane ku bijyanye n'ibyabajijwe kuri grading systems ndetse n'ikindi yakongeraho mu bibazo byari byabajijwe mbere. Murakoze. Murakoze Minister. Nagira ngo subize ibibazo bibiri bya Alan kuri Plus TV. Ikibazo cya mbere yabajije ati se inota fatizo ni irihe? Mu by'ukuri iyo tubara amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta dukoresha grading system imaze iminsi twayibagejejeho, ariko wenda nagira ngo nyigarukeho subiza icyo kibazo. Nuko ku banyeshuri bakoze ikizamini gisoza amashuri abanza, grading system yacu irimo ibyiciro biri, kikaba gifite agaciro kacyo. Icyiciro cya mbere cyo hejuru gifite agaciro ka 6, hanyuma icyo hasi gifite agaciro ka 0, ni ukuvuga umuntu uba watsinzwe. Buri cyiciro rero kikagira, urebye rero nk'abanyeshuri barangije amashuri abanza bakora amasomo 5 mu kizamini cya leta, bishatse kuvuga ngo umunyeshuri wakoze neza muri ayo masomo yose 5 ni uwagize ikigereranyo cy'amanota cya 30. Ni ikigereranyo cy'amanota hano wenda nagira ngo njye nabwira n'abantu bavuga ngo umwana yujuje, ntago mu by'ukuri yabivuze ko umwana yujuje. Hanyuma uwagira ikigereranyo cy'amanota yo hasi ari nayo twafatiyeho nsubiza ikibazo cy'umunyamakuru, nuko yaba afite ikigereranyo cy'amanota cya 1, biragiye agira 1 muri buri somo, noneho akaba 5. Ni ukuvuga ngo inota fatizo cyangwa se ikigereranyo cy'amanota fatizo mu mashuri abanza ni cya 5, noneho ikiri hejuru ni cya 30. Twajya mu banyeshuri barangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, naho ni grading system ikoresha iri imwe, ariko ho hazamo gutandukana kubera ko abanyeshuri bakora amanota 9, bakora amasomo 9. Bishatse kuvuga ngo umunyeshuri wagira ikigereranyo cy'amanota kiri hejuru ni ugufata 6 ugakuba 9 ni cya 54. Noneho uwagira ikigereranyo cy'amanota twafatiyeho ni uwagenda agira 1 muri buri somo, hanyuma ubwo ni amanota, ni ikigereranyo cy'amanota 9. Naho ngaho rero niko bibarwa, dukurikiza iriya grading system mureba. Icya kabiri wabajute se ko hari abanyeshuri cyangwa se ibintu biba bidakurikije amategeko bigaragara mu bizamini bya leta. Yego, bibaho kenshi, turabibona, gusa uyu mwaka ntabwo byabaye byinshi cyane. Twabonyemo nk'ibiri mu byiciro 3 aho tuba dukosora, ugasanga wenda nk'abana bahuje ibisubizo rimwe na rimwe atari byo, ubwo aho dukeka ko wenda hari uburyo baba bakopeye cyangwa se babwiwe. Icya kabiri nuko wasangaga hari amazina y'abana adahura, ugasanga umwana umwe afite nk'amazina yose ahuye ariko ari ku makaye atandukanye. Ibyo ni ibisanzwe dusanzwe duhura nabyo, ariko turakurikirana tukajya kureba uko byagenze tukanabishakira ibisubizo. Hanyuma ikindi cyagaragaye uyu mwaka nuko ubundi mu kizamini cya leta birabujijwe ko hari umunyeshuri ujyanamo ikindi kintu kitari ikaye agiye gukoreraho cyangwa se yayindi yifashisha ari gukora ikizamini. Twagiye dusanga rero hari ahari impapuro bavanye mu makaye yandi bazijyanye mu bizamini. N'ibyo byiciro 3 by'ingenzi twabonye ntabwo byabaye byinshi uyu mwaka.
murakoze no minisita. Nkurikije ku kibazo Jean de Dieu yari yabajije, nagira ngo nanongereho nanatanga amakuru ku bijyanye na transfers z'abarimu, kubera ko nicyo cyabanje mbere yo gushyira abarimu mu myanya. Ibyo turi gukora none imibare nari imaze kubaha. Hari uburyo butatu bwakoreshejwe cyangwa se bwari busanzwe bunakoreshwa n'ubundi muri transfers z'abarimu. Ibya mbere nibyo twita permutation cyangwa se abarimu bagurana. Hanyuma ubundi buryo bwa kabiri ni internal transfers, abarimu basimburana mu karere. Hanyuma uburyo bwa gatatu ni external transfer, aho abarimu bava mu karere kamwe bakaba bajya mu kandi. Uko bihagaze rero ndagira ngo mbagezeho mu mibare rusange uko byagenze. Abarimu basabye kugurana bari pairs cyangwa se babiri 70 pairs 73. Hanyuma abari bujujwe ibisabwa zari pairs 49. Hanyuma abo 49 bose baraguranye, bemerewe kuguranwa. Bivuze bari bemerewe, barafashijwe. Hanyuma mu bijyanye n'abarimu bimukaga imbere mu karere, hari hasabye abarimu 856. Hanyuma abari bujuje ibisabwa bari abarimu 498. 343 muri bo barafashijwe baba transferred. Hanyuma mu bijyanye no kwimuka, abarimu bava mu karere kamwe bajya mu kandi, abari basabye bari 2235. Isabwa bari 1226. 751 babonewe imyanya barimuka. Hanyuma abandi imyanya ntiyaboneka, ntibashobora kwimuka. Ahangaha ikindi nagira ngo nongereho ku bijyanye na transfers z'abarimu, imibare tugenda tubona, hari ndabaha nk'urugero rw'akarere, akarere kamwe, abarimu 272 basabye kukajyamo. Hanyuma muri ako karere kamwe abarimu 48 nibo gusa basabaga kuvamo. Bivuze iyo mibare nongere nyisubiremo, hari akarere twasabwe n'abarimu 272 kuvamo. Hanyuma abasabaga kujyamo bari abarimu 48 gusa. Bivuze ko rero mu gihe cya transfers ari nabyo dusaba ko twumva umwarimu asaba transfer, agasaba kuva mu karere kamwe ajya mu kandi, agasaba kuva mu ishuri rimwe ajya. Twareba imyanya ihari tugasanga iyo myanya ntihari, cyangwa se tukareba tugasanga harimo noneho naho tuba dufite imibare myinshi y'abarimu aho bashaka kuva ariko abajyayo ari bakeya. Ibyo rero tugomba kwicara tukabitekerezaho, tukareba imyanya iri buboneke n'itari buboneke. Icyo gikorwa rero cyaratangiye kirarangira. Hanyuma kimaze kurangira, ubu ngubu dushyiramo noneho mu myanya abarimu bashyashya kugira ngo bajye kuzuza ya myanya yari yasigaye. Ahangaha rero rwose tukaba dusaba ko twese tuba twifuza ko umwarimu yakwigisha, ariko niba hari abandi bagifite ibindi bibazo ngo twafata indi round yindi. Murakoze. Murakoze cyane Honorable Minister ku bisubizo muhaye abanyamakuru. Nk'uko mwarimu bidusabye, haracyari indi round imwe y'ibibazo 5 kugira ngo dusoze iki cyiciro tugiye ku kindi. Murakoze. Nitwa Abdul Taribu, nkorera Kigali Today na Keti Radio. Ikibazo nari ndimo kubaza, hari imibare mwagiye mutugaragariza yaba muri
mu basoje primaire cyangwa muri secondary abanyeshuri bose babashije gukora ibizamini ariko tukabona idahuye neza niyo abanyeshuri bakosowe neza. Umuntu yakwibaza bigenda bite kugira ngo habeho abanyeshuri bakosorwa neza n'abandi badakosorwa neza. Hari ikindi mwaganishijeho muvuga ko habaye ikibazo kijyanye n'imitsindire ku bijyanye n'amasomo arimo imibare. Muheruka gushishikariza ababyeyi by'umwihariko abo muri primary bafite abana barimo kurangiza ko bakwiyandikisha basaba ko abana bazajya kwiga mu ishuri rya Ntare ko hari buruse zibateganyirijwe. Mu byasabwaga harimo ko abana bazaba batsinze neza imibare. Murabona bitazagira challenge ku bana mwasabye ko bashobora kuzahabwa izo buruse bagera kuri 80 bitewe nuko habayeho kudatsinda neza imibare? Murakoze. Murakoze. Twafata umunyamakuru uri mu gice kiriya gihande tutageze tugeramo niba hari uwagiye kuhicara. Murakoze. Nitwa Kazubwenge Jean Damascene. Njye ntabwo ndi umunyamakuru, naje mperekeje umukobwa wanjye. Nyakubahwa Minisita, ndishimye nyine kubona uyu mwanya kandi nyine numvaga ni n'amahirwe ngize kugira ngo ngire icyo nkubaza cyangwa se ngire icyo nkwitumira. Hari abana baba bafite imiryango wenda iri mu makimbirane, uwo mwana akabura umuryango, noneho akisanga ku ishuri ari ashobora mwarimu ari ushobora kumubera byombi. Muri uko kumubera byombi rero Nyakubahwa Minisita, hari ubwo ngeye ndi mu rugo, hari ubwo nyobora umwana, ariko hari ubwo ashobora gutandukira cyane nkamucishaho ikinyapfu. Ndashaka mudutandukanyirize uburyo bene uwo mwana azajya agera ku ishuri, kuko njye uri kukubwira ibi, njyewe nagize umwarimu mwiza witwaga Mawuba, mbasha kuba umugabo kubera uwo mwarimu. None ndagira ngo mudatandukanyirize uwo mwana wavuye mu rugo afite ibibazo by'umuryango. Mwarimu agomba kumushyira ku murongo, hari naho bigomba kuba ngombwa ngo ashyiremo ikinyapfu. Noneho yashyiramo ikinyapfu, urabona nk'akagobwa kanjye ni inzobe, niyo wakanyuzaho umweyo umubiri hazamo by'ibyimba. Kubera iterambere rihari muri iyi minsi, bagahita bahamagara abavandimwe b'abanyamakuru bagafotora, bigahita biba byacitse kuri YouTube ngo umwarimu ngo yakubise umunyeshuri. Ni gute mwabihuza nka minisitiri kubivanamo RIB ikagenza ibindi byaha biri mu burezi, wenda nko gufata abana ku ngufu, ariko guhana abana mukabikuramo RIB, mukajya mubanza mukareba niba mwarimu byamugwiririye cyangwa se nimba yabikoze ku rukundo rw'umwana. Numvaga ari cyo nashaka kubaza Nyakubahwa Minisita. Murakoze. Murakoze. Twakomeza kuri iki gihande. Kibazo kimwe umuntu utabajije murakoze. Nari nabajije ariko uriya mubyeyi abajije ikibazo, nanjye numva hari ikindi nkeneye kubaza. By'umwihariko abanyeshuri ubu ngubu bagiye biruhuko basubire ku mashuri. Twabaza se haba harabayeho uburyo yaba minisiteri cyangwa se no gukorana n'izindi nzego gukurikirana abana iyo bari mu biruhuko kugira ngo murebe ese baruhuka uko bikwiye, nimba ari ibindi bikorwa cyangwa izindi gahunda baba barashyiriweho zibafasha mu bihe by'ibiruhuko ngo murebe koko zishyirwa mu bikorwa. Wenda mwanatubwira nk'abantu mu burezi ubundi umwana aruhuka gute ano mezi baba bamaze mu biruhuko, uburyo bwiza bwo kuyakoresha neza nk'umwana cyangwa se umubyeyi uri kumwe nawe n'ubuhe? Murakoze. Nyakubahwa Minisita, mubinyemereye twasoreza ibibazo tugakomeza n'izindi gahunda. Murakoze.
murakoze. Nagira ngo nongere nshimire ababajije ibibazo. Hari ikibazo cyabajwe na Abdu abaza ati se imibare mwagaragaje ko hari imibare igenda itandukana, ugasanga abiyandikishije batandukanye n'abakoze ikizamini banatandukanye n'ababariwe amanota. Abo nagendaga mvuga ko bakosowe neza, ntabwo ari bakosowe, ntabwo n'ababariwe amanota. Icyo tugenda dukora nuko hari igihe umunyeshuri yandikisha mu kizamini ntaze kugikora. Ibyo birashoboka. Ubwo uwo mubare w'abiyandikishije n'abakoze ubutandukanye. Noneho hari igihe n'umunyeshuri aza mu bizamini 9 wenda yari gukora agakoramo 2 gusa. Ubwo icyo gihe bivuze ko ibyo 2 biba byakosowe ariko ntabwo abarirwa amanota kubera ko twashyizeho uburyo umubare w'ibizamini umunyeshuri ashobora kugira ibibazo akaba yasiba akabarirwa amanota nubwo ataba yakoze ibizamini byose 100%. Ndumva ari 2/3 by'ibizamini. Yego, iyo yabikoze abarirwa amanota, ariko iyo yakoze munsi yabyo aba yariyandikishije, aba yarakoze ibizamini bimwe ariko ntabwo abarirwa amanota. Naho ngaho imibare itandukanira. Hanyuma ikindi Abdul yari yabajije, arabaza ati se twabonye itangazo ko muri gushaka abanyeshuri bazajya kwiga muri Ntare School, akaba ari kwenda mu batari barizi, ni ishuri leta y'u Rwanda yubatse mu karere ka Bugesera, rigiye gutangira ariko rikazatangira rifite program cyangwa se gahunda iri international. Ubundi ntabwo byari bisanzwe bimenyerwa ko ishuri ryubatswe na leta rigira iyindi gahunda, ariko rikaba ari ishuri twifuzaga ko rijyajyamo ari abanyeshuri bo mu Rwanda ndetse n'abandi banyeshuri bo mu karere ndetse n'abandi, ariko twaba twarashyizeho gahunda y'uko hari n'abanyeshuri bazahabwa cyangwa se bazafashwa na leta kujya kuryigamo. Kubera ko ari ishuri rizaba ryigisha riri ikoranabuhanga cyane, twasabye ko abanyeshuri, imwe muri criteria ari uko abanyeshuri bagomba kuba barakoze neza mu mibare. Ukaba wabaje ati se ko nabonye muri rusange abanyeshuri benshi batakoze neza, ariko nubwo aba ari imibare muri rusange ntibibujije ko tuba dufite abanyeshuri bakoze neza kurusha abandi. Ni kimwe nk'uko dufite abangaba bari hano. Twamaze guhitamo abanyeshuri rero 240 barushije abandi, bivuze ko rero nta mpungenge dufite ko tuzabona abanyeshuri bakora neza mu mibare bazafashwa kwiga muri ya shuri. Aho ngaho nta mpungenge ihari. Ibyo tuba twabonye hano aba ari imibare rusange, ariko bitabujije ko haba hari n'abanyeshuri bakoze neza cyane kurusha abandi. Hanyuma Jean Damascene umubyeyi arabaza ati hari abanyeshuri, abana bacu baba bafite ibibazo mu muryango, ariko ahangaha nagira ngo ntabitindaho cyane, ariko musubize ko ibihano bibaza umubiri ntabwo byemewe mu burezi. Abarimu dufite mu mashuri bize, abenshi dufite bize kurera. Mu burezi harimo uburyo umurezi afasha umwana, ari ukumufasha gukomeza gukura, ari no kumukosora aho yatannye, ariko atamukubise cyangwa se ngo amutoteze. Ibyo birashoboka kandi iyo bikozwe bikorwa neza. Ntabwo rero twagenda ngo tuvuge ngo biremeye gukubita abanyeshuri, ariko icyo tuvuga nuko umwarimu yari ku ishuri, ni umubyeyi we, mu masaha tumarana n'abarimu n'abana ku ishuri, ndetse no mu kindi gihe batari ku ishuri nabwo tuba tukiri ababyeyi babo. Tukaba rero dusabwa kubaherekeza, tugasabwa kubafasha mu buryo bunoze, ariko butabahutaza, ari ku mubiri ndetse mu mutwe ndetse no ku mutima. Hanyuma Jean de Dieu arongera arabaza ati se abanyeshuri bagiye kuva mu biruhuko, ese
mu biruhuko gahunda ziba ziriho ni izihe, abanyeshuri bafashwa bate. Hari gahunda zitandukanye ziba ziri mu biruhuko, ari gahunda zikorwa na leta ndetse n'izikorwa n'abandi bantu ku giti cyabo. Murabizi ko habaho gahunda y'intore mu biruhuko, hariho gahunda y'itorero. Murabizi ko hari ibyiciro byinshi bitandukanye by'itorero. Hari itorero indangamirwa ryarangiye ejo bundi, hari no gahunda nzamurabushobozi, hari na gahunda z'abikorera ku giti cyabo nabo bafite hirya no hino. Muzi ibyo bita za colonie de vacances, cyane cyane hano mu mujyi ndetse n'ahandi. Hari gahunda nyinshi zitandukanye zifasha abanyeshuri. Gusa nyine icyo twemera nuko dukeneye kuzigira nyinshi, ndetse tukanakora n'abafatanyabikorwa, tukongera ahantu abanyeshuri bashobora ari aho bakinira muri vacances n'ahandi, kugira ngo ibyo biruhuko babikoreshe mu kuruhuka, ariko nanone banabikoreshe mu kongera gutegura gusubira ku ishuri. Ukavuga ute se umunyeshuri aruhuka ate mu biruhuko, cyangwa se muvuga ko nk'abari mu burezi umunyeshuri agomba gukora ate mu biruhuko? Icyo twemera nuko ibiruhuko nyine ni ibiruhuko. Umunyeshuri agomba gufata umwanya, nyine aba amaze amezi ari ku ishuri, agafata umwanya, ndetse n'ababyeyi n'abandi bose tukamufasha, umunyeshuri akaruhuka. Ariko nanone ntabwo ari byiza ko abanyeshuri baguma mu rugo bicaye, cyangwa se cyane cyane nk'abari mu rugo. Hari ikintu twese tuziranyeho nk'ababyeyi, ikintu bita screen time. Abanyeshuri guhora imbere ya televiziyo cyangwa se kuri telefone n'ibindi, rimwe na rimwe wenda tutanarebye neza ibyo bari kureba cyangwa se ibyo bari gukurikirana. Icyo ngicyo nacyo nk'ababyeyi ni ikintu twumva ko kitari cyiza. Tugafasha abanyeshuri, hari izo gahunda zo kujya hanze gukina no kuruhura mu mutwe, izo gahunda nazo zikaba. Ariko icyo tuzakomeza gukorana n'inzego zitandukanye ni ukongera izo gahunda, kugira ngo ari abanyeshuri baba bari mu mujyi, baba bari n'ahatari mu mujyi, babe bashobora kugira gahunda zabafasha kuruhuka ndetse no kwitegura gusubira ku ishuri neza. Murakoze. Murakoze nyakubahwa minisita ku bisubizo byiza muhaye abanyamakuru. Ndagira ngo mubitwemereye twakomeza n'icyiciro gikurikiyeho cyo guhemba abanyeshuri bitwaye neza mu byiciro bitandukanye, aho baravuga ngo mu Kinyarwanda ngo umukozi ku murimo arahembwa. Rero n'aba banyeshuri bacu bitwaye neza, ni umwanya wo kugira ngo bahure n'abayobozi ba Minisiteri y'Uburezi kandi banabashimire uko bitwaye. Turarira ku cyiciro cy'abarangije amashuri. Mu gihe abanyeshuri bari kwitegura guhembwa, nk'uko nyakubahwa minisita yigeze kubikomozaho, gahunda ya dusangire lunch irakomeje mu bigo, kugira ngo dufashe abana bacu kubona ifunguro ku mashuri. Hari uburyo bwinshi ababyeyi n'abandi bose, niyo waba udafite umwana, ufite umuvandimwe, ufite umuntu ushobora gufasha mu mashuri yacu, kugira ngo abana bige neza, bazabashe no kugira umusaruro mwiza kandi bazawugira uko bariye. Hari uburyo bwinshi, bumwe muri bwo hari ubwo gukoresha mobile money, MTN mobile money. Hari ugukanda akanyenyeri, ndizera ko abari hano bamwe turarangiza igikorwa babirangije. Hari ukanda akanyenyeri 182, turi kumwe, akanyenyeri 182, akanyenyeri 3, akanyenyeri 10, akanyenyeri 3 urwego, ubundi ugakurikiza amabwiriza, nawe ugatanga umusanzu ku ifunguro ry'umwana ku ishuri. Hari n'uburyo bwo kuba watanga umusanzu ukoresheje application y'umwarimu Sako, ubwo naho ni imwe mu nzira wakoresha. Hari no kuba wajya ku kigo cy'ishuri ukaba wagira abana 5 cyangwa 10 n'ijana uha ifunguro ry'umunsi cyangwa ry'icyumweru. Twese ko turi hano turi ababyeyi,
bamwe dufite barumuna bacu abandi dufite abana bacu turizera ko namwe uwo musanzu wanyu mushobora kuwutanga murakoze ubwo twihuse tujye ku cyiciro cyo guhemba turatangirira ku cyiciro cy'abana barangije amashuri abanza umwana wa mbere duheraho ni uwitwa Igiraneza Lucky Fabrics yes. Ari hano yes wahaguruka ukajya hari imbere abayobozi bakagushimira ko witwaye neza araza guhembwa na nyakubahwa minisitiri w'uburezi turasaba abashinzwe gufata amafoto kubikora mu buryo bwihuse kugira ngo dukomeze yego yego muri iyo foto yego abafata amafoto twizere ko mwarangije yego urabona ko n'ababyeyi bifuje gufatira ifoto ku rwego rw'igihugu by'umwana wabo witwaye neza turakomeza twakurikizaho uwitwa Igeno Alliance araza guhembwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi by'amashuri Igeno yakwihuta twababwira n'ibigo aba bana bagiye bigaho Alliance Fabrice Igiraneza Lucky Fabrice yize kuri Pioneer School Igeno Alliance Pacific yiga ku Irerero Academy muri Kamonyi aba mafoto mwatubwira niba mwarangije okay umwana wa gatatu ihembwa ni Kirezi Remezo Benita wo kuri École Autonome de Butare mu karere ka Huye Kirezi Remezo Benita École Autonome de Butare muri Huye District araza guhembwa n'umuyobozi mukuru wa REB n'ababyeyi bajya bihuta kugira ngo ifoto yihute kuko dufite ibyiciro byinshi byo guhemba harakurikiraho umwana witwa Senga Nshuti Davi wo kuri ishuri rya Kigali Parents mu karere ka Gasabo araza guhembwa n'umuyobozi mukuru ushinzwe ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri
y'imyuga n'ubumenyingiro. Birashoboka ko uriya mwana aziga amashuri y'ubumenyingiro ukurikije uburyo yishimiye gusuhuza umuyobozi ushinzwe ayo mashuri by'umwihariko. Turakurikizaho umwana witwa Kazubwenge Mahirwe Vanessa wo ku ishuri rya École Espoir de l'Avenir muri Bugesera. Araza guhembwa n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ibizamini mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri. Yego, n'ababyeyi bashobora kujya muri iyo foto. Turakurikizaho umwana wa gatanu muri icyo cyiciro niwe tumaze kuvuga, ahubwo turajya mu cyiciro cy'amashuri y'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye O level. Umwana wa mbere ni Terimbere Ineza Aria Ange Steven wo kuri lycée Notre Dame de Citeaux, arahembwa na nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi. Izina ni Terimbere Ineza Aria Ange Steven. N'umubyeyi we yajya mu ifoto yihutishije. Murakoze. Umwana wa kabiri ni Tuyisenye araza nanone guhembwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri. Dejenesa agiye guhemba Tuyisenge Denis wo mu ishuri rya Hope Heaven mu karere ka Gasabo. Umwana wa gatatu arahembwa yitwa Twarimitswe Iron kuri École Secondaire Kanombe Efotec mu karere ka Kicukiro, arahembwa n'umuyobozi mukuru wa REB. Umwana ukurikiyeho arahembwa n'umuyobozi w'ishami ry'uburezi rya UNESCO mu Rwanda,
yaba yitegura kumuza kumuha ibyo bihembo. Protokole yadufasha kugira ngo yitwa Abeza Happiness Mary Reply wo muri Fawe Girls School mu karere ka Gasabo. Akwihutisha. Murakoze. Umwana ukurikiyeho ni Niyonzima Jean Dodier, arahembwa n'umuyobozi mukuru w'amashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro. Yiga ku ishuri rya Education Institute for Blind Children Kibeho muri Nyaruguru. Protokole yadufasha ikayobora uwo mwana. Murakoze. Abayobozi, babyeyi, namwe muteraniye hano, umuhango urakomeje, ntabwo turagana ku musozo, ariko bayobozi mubinyemereye, nasaba amafoto y'urwibutso y'aba abanyeshuri bitwaye neza. Abana 5 bitwaye neza mu mashuri abanza bakifotozanya na Minisitiri w'uburezi bose uko ari 5. Iyo foto yarangira hakaza abana 5 mu mashuri y'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye Orevo bitwaye neza, nabo bakifotozanya na Minisitiri w'uburezi. Noneho tukaza kugira ifoto ya nyuma, abo bana bose barimo n'abayobozi bo muri Minisiteri y'uburezi bari hano bose nabo bari muri iyo ya nyuma. Murakoze. Abana mwihutishe. Abo ni 5 bo mu mashuri abanza bagiye kwifotozanya na Minisitiri na Nyakubahwa Minisitiri w'uburezi. Iyo foto nirangira, Nyakubahwa Minisitiri arahaguma abana bicare, noneho aba muri mashuri yisumbuye nabo bamujoining. Kamera, mwatubwira niba mwarangije? Yego. Abana bakurikiyeho bajyeho, iyo foto yarangiye. Abana bo mu mashuri y'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye nabo bakwifotozanya na Nyakubahwa Minisitiri w'uburezi. Mwihutishe bana bacu, iyo foto iboneke vuba.
mwakoma amashyi dushimire. Twasaba twihutishije ba bana ba primaire n'abari abana ba secondaire bakajya nabo mu ifoto imwe. Mwihutishije bana bacu. Mwihutishije. Twibukiranye yuko aba bana bahawe ibihembo bikomeye cyane bizabafasha gukomeza amashuri yabo. Hari mudasobwa bari guhabwa bose uko mwababonye hano. Hari umusanzu w'ababyeyi w'umwaka wose watanzwe n'umwarimu Sako. Turizera ko bizakomeza kubafasha gutsinda kurushaho. Ntekereza ko iyo foto yarangiye niba ntibeshye. Twasaba abayobozi bari hano bo muri ibigo bishamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi bose kujya muri iriya foto. Protokole yadufasha kugira ngo byihute. Murakoze. Iyo ni ifoto y'urwibutso rw'abana babaye indashyikirwa ku rwego rw'igihugu mu byiciro byombi uko ari bibiri. Tubongera amashyi ababyeyi b'inamwe bashyize muri hano. Nyakubahwa Minisita mubinyemereye, twasaba umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri kuba yadusoreza umuhango. Ariko mbere y'uko tujyaho, ubu ngubu tuvugana abana bose mu gihugu hose aho waba uri hose wemerewe kuba wakoresha system mu buryo bwashyizweho. Baraza no kubereka kuri screen, ndetse twagiye tunagaragaza ko wareba amanota watsindiyeho, yaba bari muri isare tumaze guhemba, yaba n'abandi badukurikiye bari aho hose mu gihugu, bemerewe kuba bajya muri system bakoresheje uburyo bwose bukoreshwa. Turabanabereka kuba mwareba amanota yanyu, mukareba uko mwitwaye mu bizamini dusoje. Murakoze. Murakoze. Ntacyo nongeraho uretse gushimira Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi wemeye kuza kwifatanya natwe muri iki gikorwa gikomeye. Namwe mwese mwabashije kwifatanya natwe. Nongera gushimira abana bitwaye neza ndetse n'ababyeyi babo. Nkasoreza wenda ku bihembo Nosarimo avuga, nubwo hari kimwe yibagiwe. Mwabonye ko ni ibintu bitatu: hari mudasobwa, hari ubwo umusanzu w'ababyeyi, ariko mwabonye n'igikapu kiremereye bahaye abana. Biriya ni ibikoresho bazakoresha umwaka wose w'amashuri. Mwakoze rero, mukomeze kugira umwuka mwiza. Murakoze neza.